Banyarwanda banyarwandakazi bakunzi b'urubuga rwacu BRC News, ndabasuhuje nongeye kubasuhuza muri iki gitondo cyiza, itariki ya 14 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2026, mbasuhuza kandi nizera ko mwaramutse amahoro aho muri hirya no hino muri Afurika, mu bihugu by'i Burayi, Amerika, Aziya na Oceania, abumva ururimi rwo tuvuga rw'ikinyarwanda ndabasuhuje. Iki gitondo cyiza rero ndashaka kugira ngo mbagezeho update cyangwa se amakuru abashe kuboneka mu ncamake cyangwa se ikiganiro kitari kirekire, ariko nkomeza kubasaba kuri mukore like. Kuki mutari gukora like bavandimwe ngo mwiyandikishe? Ntabwo muri kwiyandikisha, muri kumva ikiganiro gusa ntimwiyandikishe. Mukore like, ni igikumwe kireba hejuru, mwiyandikishe mukandi subscribe ndetse mukore na share, mwandike na comment, mutwandikire mutubwire ni impamvu ki utari gukora like. Ushobora kwandika uti ntabwo ikiganiro cyanyu mbona ari cyiza kubera impamvu, cyangwa se ntabwo kituryohera, nabyo byaba ari byiza, kuko n'izo comment nazo ziba considere kuri YouTube. Turabibasaba rero ngo mubikorane umutima ukunze. Reka dutangire rero kuri muri Congo, duhere kuri nyakubahwa Perezida Tshisekedi Tshilombo Antoine, mu isabukuru yagize y'imyaka 63 y'amavuko. Tumwifuriza kandi kuba umugabo n'ubundi, gukomeza kuba umugabo n'ubundi udahangarwa, mbese indahangarwa muri aka karere k'ibiyaga bigari. Tumwifuriza amahoro n'ihirwe mu muryango we, kandi tumwifuriza anniversaire nziza. Yavutse kuri tariki 16 n'ejo niho yakoze anniversaire z'ukwezi kwa gatandatu. Ubwo rero akaba yujuje imyaka 63 muri uyu mwaka wa 2026. Tumwifurije rero ihirwe, ishya n'ihirwe mu buzima bwe, ubuzima bwiza, yaba umuryango we, yaba igihugu cye ayobora, abo bose ni ukuvuga ngo Congo muri make tubifurije isabukuru nziza y'uyu muperezida mwiza ushaka kugira ngo agarure amahoro muri kano karere, kandi tumwifuriza umugisha w'Imana. Aho turaharangije, reka tujye kuri update noneho. Reka tubanze update ziri kuboneka mu gihugu cy'u Rwanda. Nababwiye ko mbabwira amakuru n'ubundi, nkababwira uko byifashe hirya no hino, amakuru yagiye aboneka. Reka duhere muri komine Ngenda muri Shyara, ni mu Bugesera. Aho hantu hari kuvugwa umutwe w'abantu natekereza ngo bitwaje intwaro, bari kwambura abantu cyane. Ni mu Rwanda, ni mu gihugu cy'u Rwanda, mu Bugesera, ni ukuvuga ngo ni hafi y'u Burundi. Sinzi uwo mutwe rero, ni mu mudugudu wa Rebero. Abaturage mbese bari kwamburwa, bari gukubitwa, abenshi bari no guhunga amazu yabo, ndetse n'abasirikare bamwe uri kubona bakangaranye, ukibaza ngo ni ibiki byateye, ni iki? Bavandimwe, impamvu mbagezaho aya makuru bari kugira ngo mube maso, cyane cyane abatwumva bari mu gihugu cy'u Rwanda, nk'abo ngabo bari mu Bugesera ndabashuhuje, hari inshuti zanjye zibayo. Mujye mumenya ngo ni ibiki biri kuba, kuko hari igihe RDF nayo igiye iteka imitwe, cyangwa se ubuyobozi buyoboye igihugu cy'u Rwanda, ko hari igisirikare, bugashaka gukora imitwe, wenda kuri ya gahunda yo gushaka gutera u Burundi, bakavuga bati reka dukore ibingibi, iyi mitwe dukore twangaje, none tuzavuge ko hari ubundi bwaduteye, dufate n'umurundi umwe wenda uba wari usanzwe uba mu Rwanda, bavuge ko yazanye intwaro. Ibintu nk'ibyo nabyo iyo mitwe nayo igibaho bavandimwe. Nkaba ndi kugira ngo njye mbamenyesha kare, mumenye ngo ni ibiki biri kuhabera. Ibyo rero aho ntabwo tuhatinda, n'ayo makuru ariho na update, ariko bimeze nabi aho ngaho ku Irebero. Noneho rero reka tugende ku Kimihurura. Ku Kimihurura rero haraye muri iri joro guhera saa 4 z'ijoro, amakuru yatugezeho, batwandikiye bavuga ko amasasu ari kuvuga menshi mu ijoro. Bavandimwe, ibyo nabyo twayobewe ibyo ari byo, ariko ntabwo turabitohoza neza, ariko ubwo abariyo barakomeza banatubwire, cyangwa se namwe mushakisha amakuru. Ariko batubwiye ko amasasu hariya ku Kimihurura ari kuvuga, bishobore kuba simbizi nabyo, hashobora kuba ari ikinamico cyangwa se, ariko hari watwandikiye none aratubwira ati
bashobora kuba bari kuzibura imbunda, tukibaza ngo imbunda ziziburwa nijoro, ampurisi mu mujyi ntabwo tubizi, ibyo ntabwo bijya bibaho, niyo bazizibura bazizibura ku manywa, ntabwo bazizibura nijoro, ariko ibyo byose icyo tuzi ko n'akataraza kazabaho bavandimwe. Ntabwo igihugu cy'u Rwanda ndatekereza ko kari agatsiko kayoboye kiriya gihugu, buri munsi byanze bikunze havuka umwanzi, kandi mu gihugu cy'u Rwanda atari ukuvuga ngo hanze, kuko abamekonta bamaze kuba benshi, niyo mpamvu uzajya wumva ibikorwa bimwe by'ubujura, by'ubwicanyi, nk'iyo mitwe ya n'amabandi byose ugasanga byabayemo byinshi. Rero mube maso cyane abanyarwanda batwumva bumva iyi BRC News, umurongo wacu mujye mukurikira, tuzajya tubagezaho wenda bari hirya no hino, mumenye ngo bimeze gute, tubakangurira mwumva uko bimeze. Reka tugere kuri update ku rugamba rero, update ku rugamba aho Minembwe nk'uko nababwiye uko byari bimeze, ariko mbabwira ko ubu igisirikare cya Congo FARDC na Wazalendo n'abandi na FDNB ko bakandagiye mu mujyi centre ya Minembwe, barimo n'ibindi nk'uko nababwiye aho bari kurwanira, ariko noneho ntabwo ndahavuga cyane kuko hari umuntu uri kunkorera liste y'abantu y'abayobozi abakamandazi bahaguye, abo nibo ndibuze kubabwira mu kiganiro kiri butaha, ntabwo yari gukora neza, baracyayitohoza, aho ngaho ndaza kubabwira uko byagenze, mbese imirambo gusirandaga, ariko baracyatohoza bamenya amazina y'abakamandazi bahaguye. Reka tujye rero muri Walikale, teritwari ya Walikale naho hari imirwano ikomeye, imirwano ari RDF M23 bari gukaza ibitero, bashobora kuba bashaka kugira ngo binjirire aho ngaho, noneho na Wazalendo na FARDC n'abafatanyabikorwa nabo bari gukaza. Hari urugamba rukomeye rero ku buryo rwatumye n'abaturage babasha guhunga benshi kubera amabombe menshi n'ibisasu byinshi aho bita Ruwola. Ubwo rero biri kumvikana ko intambara n'ubundi iracyakomeje, ariko uko byamera kose Imana izayirangiza. Reka rero ndekera aha ngaha, ntabwo ari amakuru menshi nari mfite, gusa mu kanya turongera bidatinze turaza kongera tubabwira iyo nkuru cyangwa se iyo liste y'abo bakamandazi bavuga n'abandi bantu bose uko imirambo yambaraye aho ngaho bari kuvuga ingana. Biteye ubwoba, ntabwo ari byo kwishimira, ariko nta kundi nyine intambara iyo yabaye iba yabaye, kandi tugomba kubivuga uko biri. Mukomere rero, mwirirwane umunsi mwiza, abajya gusenga musenge neza, kandi Imana y'amahoro ikomeze ibarinde. Turi kumwe, ciao ciao.